Yesu ashimwe cyane, nongeye kukwakira wowe Imana yatumiye hano ku muyoboro w'umugati w'ubugingo, aho turi gusanga ijambo ry'Imana uko umwuka yadushoboje. Uyu munsi tugiye kwiga irindi zina ry'Imana ryitwa El Shaddai. El Shaddai bikaba bisobanura Imana ishobora byose. Turareba reference biblique, turajya mu Itangiriro 17, aho turi gusome nanone inkuru za Aburamu, kera ataraba Aburahamu, n'umudamu we Sarayi. Amen. Byagenze gute? Kuki bavuze ngo ni Imana ishobora byose, cyangwa se kuki Imana yiyise gutyo? Haleluya. Muri Luka 18:27 haravuga ngo Yesu asubiza abantu bagendanaga nawe bavuga yuko kwinjira mu bwami bw'Imana bigoye, biragoye ibintu by'agakiza ariko Yesu arababwira ngo, arabasubiza Luka 18:27 arababwira ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Abantu bari bafashe ingamiya nini, tekereza ingamiya ni igisimba kinini, bayigiranya no kwinjira mu kobo k'urushinge, bavuga ngo ntibishoboka. Mbese umwana w'umuntu buri gihe tuba dufite ibintu byananiranye, bikananirana abaganga, amafaranga yacu ntabikore, abantu badukunda ntibikunde ko babidukorera. Ariko uyu munsi niwizerera Imana ukajya mu murongo wayo nk'ukuntu bishaka, mukabigendanamo neza, byose biraza gushoboka kuko dufite Imana ishobora byose. Amen. Dufite ubuhamya bwinshi, abantu bo kwizerwa muri Bibiliya barabufite, byinshi bitagiye bishoboka. Imana yagiye itanga abantu, Imana yagiye itanga abana, igenda ikora ibintu bidashoboka ku baganga, ikiza abantu indwara, turabifite no muri iki gihe biracyakora. Uko Imana yari iri n'ubu ni kwiri. Wari uzi ko uko izina ry'Imana yitwa ni nako mu mikorere yayo ikora. Umwana w'umuntu ashobora kwita izina, wajya mu mirimo ugasanga siko ameze. Amen. Ariko hari n'ubundi ubona ko izina rimubereye bitewe n'ibyo akora. N'Imana yacu rero, niba yaravuze ngo jyewe Imana nitwa ishobora byose, ndi El Shaddai, natwe abana b'Imana dukwiriye kubyizera. Ukaba utabyizeye nawe, ukaba utarusanzwe ubizi, ndakwakiriye wongere ugerageze Imana, uzabona uburyo Imana ishobora byose. Ibyananiye abana b'abantu bishobokera Imana. Amen. Tugiye kureba icyitegererezo muri Bibiliya, Itangiriro 17, inkuru za Aburahamu na Sarayi. Ntabwo bari bafite umwana, kera bitwaga Aburamu na Sarayi. Amen. Nibaza ko ryari izina rijyanye n'ibihe barimo byo kutabona umwana. Imana yari yavuze ibintu byinshi, wari uzi ko Imana ihora igira abantu bayo. Nawe ushobora kuba uri kundeba uyu munsi, ndashaka kongera kuguteramo ibyiringiro, umenye yuko Imana ishobora byose. Ibyo yakubwiye izabikora. Ibitashobokeye ubuzima bwawe n'amafaranga yawe n'ubwenge bwawe n'amashuri wize, Imana irashobora kubikora uyu munsi. Ariko igendera Aburamu iramuganiriza. Amen. Iramuganiriza, turebe niki byadufasha muri iyi minsi, niki natwe Imana iri kutubwira. Iramubwira Aburamu amaze imyaka 99, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ni jye Mana ishobora byose, bisobanura ngo El Shaddai, ujye ugendera imbere yanjye rimwe. Icya kabiri kandi utungane rwose. Imana uko yitwa ni nakwiri, ariko hari uruhare rw'umwana w'umuntu. Hari ikintu Imana igushakaho, irashaka kugendera imbere yayo. Kugendera imbere yayo ni ukuvuga ngo ni ugukora ubushake bwayo, ni ukumva ijwi ryayo ku bihe byawe byose bitandukanye. Ntabwo abantu tuzasa, nta nubwo dufite imigisha ingana, ariko agakiza turakangana, twagahawe ku buntu, twarinjiye kubw'amaraso ya Yesu Kristo, igitambo ni kimwe. Ariko ubuntu bwawe Imana ikugenera ishobora kubuguha niwizera, igihe wagendanye nayo ukagendera imbere yayo, kubahiriza ijambo ryayo. Ikiri kugusaba muri iyi minsi ni igiki kuri ibyo byananiranye, kugira ngo ubyikorere, kugira ngo yiheshe icyubahiro. Iragusaba kugendera imbere yayo neza nk'uko ibishaka, kandi utungane rwose. Gutungana rwose ni ukuvuga ngo guhora udafite umutima ugucira imanza imbere y'Imana, yiteguye gukora ibyo bitashobokeye ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe. Amen. Ngo nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, numara gukora izo kondisiyo ebyiri, ndasezerana isezerano nanjye nawe. Ni ukuvuga ngo ndashiraho ikintu cyananiranye, ndashiraho ibyo uvuga ngo c'est impossible, ibyo abantu bavuze ko bidashoboka. Imana yiteguye kubikora niba bihwanye n'ubushake bwayo igufitiye. Amen. Ngo nzakugwiza cyane. Kuri aba yari kesi yo kubura umwana, Imana iramubwira ngo nzakugwiza cyane. Abahanga bavuga ko iri zina ryasobanuraga ubugumba. Amen. Nako Bibiliya ibivuga. Ngo Sarayi byasobanura ubugumba. Irongera amubwira ngo nzakugwiza cyane, ni ukuvuga ngo nzaguha umwana kandi nongere nkugwize. Amen. Aburamu arubama, Imana iramubwira ati dore isezerano ryanjye ubwanjye ndari kwihereye.
Imana ishobora kukubwira ibyo abandi batakubwiye, ukongera ukagira icyizere uyu munsi, ukongera ukarema ukumva icyo ikubwiye ngo ndari guhaye jyewe ubwanjye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga. Yari ashaje muri iyi myaka kugira 99, Imana ikakubwira ngo uzabyara. Ushobora kwikanga wenda ku gihe cyabo nta buremere byari bifite, ariko tekereza umuntu urashaje, Imana ije kukubwira cya kintu noneho washyizeho akadomo n'umurongo, ariko Imana ikakubwira ngo noneho ngo ndaryishiriyeho jyewe ubwanjye, kandi uzaba sekuruza w'amahanga, kandi ntuzitwe ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburamu, kuko nkubwise sekuruza w'amahanga menshi. Ndetse n'umugore we yaje guhindurirwa izina. Imana yiteguye kuguhindurira izina. Sinzi izina ry'igisebo ufite, wowe wararyakiriye, urarimira, ugendana naryo. N'abantu barariguha, wiyita igisambo, wiyita uwananiranye, wiyita ibintu bitazakunda, nawe urabisinziramo, urabyakira, urabimira. Uyu munsi nagira ngo ubwire ko Imana ikivuga. Imana yasanze Aburahamu ikamuhindurira izina, nawe yahindura iryo zina ryawe. Byashoboka ko rihinduka, ugahindurirwa amateka, nawe ugashima Imana, abantu bagatangira gushima Imana, bakavuga uti ibidashobokera abana b'abantu byashobotse ku Uwiteka. Uyu munsi uko Imana yari iri kuri Aburamu wahindutse Aburahamu, Imana ishobora kuguhindurira izina, nawe ukagira izina rishya. Nawomi yise Mara, kandi izina rye ryasobanuraga ibisobanuro byiza kubera ibihe yari arimo. Nawe uyu munsi Imana ni Imana ikora ibidashobokera abana b'abantu. Umugabo yari yarapfuye, nta mwana afite, ariko Imana yamushyize mu mugambi wayo, yumvira Imana, akurikira Rusi nyirabukwe, ibintu bigenda neza. Imana ntabwo tugifite ba Rusi, ariko dufite Yesu, dufite agakiza, dufite inzira Imana iri kudusaba. Uyu munsi Imana irashaka kugaruka kugira ngo igukorere ibidashobokera abana b'abantu. Gerageza Imana ukaba utarayigerageje, nawe uyu munsi umenye ko ari Imana El Shaddai, Elohim, Jehova Jire. Ni Imana ishobora byose. Imana iduhana umugisha. Ndakeka yuko cyangwa se ndizera yuko ari umuntu nibukije, nanjye nibutse ko Imana ishobora byose. Mbese ibyananiranye Imana igiye kubitunganya kubw'umugambi mfite, nibona binkwiriye izabisohoza. Hari ibitekerezo byawe bishobora kukubwira uyu munsi, ariko nugaruka mu murongo ukagendera imbere y'Imana kandi ugatungana rwose nk'uko yabibwiye Aburahamu, izasohoza amasezerano yawe, izaguhindurira izina, iguha izina rishimishije. Nawe ubwawe usinzira ukavuga uti sinkitwa rya zina ribi, sinkitwa rya zina ry'igitutsi, ahubwo nitwa munezero, nitwa byishimo, nitwa gisubizo, nitwa uko Imana yitwa ni nako ikora. Ntabwo Imana ibesha. Umuntu ashobora kukubwira ngo ni rukundo kandi ugasanga yuzuye urwango. Imana iduhana umugisha. Nagira ngo dusenge, nawe ukomeze wisengera, wibuke inkuru za Aburahamu wahinduriwe izina, nawe ugire kwizera. Imana izaguha umwana wowe ushobora kuba atari umwana nyamwana, ariko ari ikindi kintu wifuza. Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Amen. Uwiteka Imana, ndakumurikiye aya materaniro kuri aya meza, wakoze kubana natwe. Ndagushimira umwuka wawe watwohereje. Ndasingiye buno butumwa bugere ku bantu bose ubona ko babikwiriye, ubu bageze kugira ngo bongere bakubura amaso. Utwigishe Mana, nanjye nishyira mu kugendera imbere yawe no gutungana rwose. Hanyuma uduhe amasezerano Mana, ayo twasibye, ayo twibagiye, ongere kandi uyareme bundi busha, kugira ngo Mwami izina ryawe rihabwe icyubahiro, kugira ngo upfukamishe amavi yose agupfukamire. Mana, nkweretse n'uwihanye ukugarukiye atigeze kumenya amasezerano, umwinjize mu muryango wo kugendana n'Imana ishobora byose. Kandi ndabigushimiye ko ubikoze. Izina ryawe ryubahwe iteka ryose. Amen. Yesu aduhane umugisha. Nawe ubutaha turabakunda. Amen.